Indwara yo kubura amaraso. Kubura amaraso ni ikibazo gihangayikisha buri wese, bikaba bibi cyane iyo bifasha umwana cyangwa umugore utwite, kuko n'ubusanzwe ubuzima bwabo buba bukeneye kubungabungwa bikomeye. Nubwo twayise indwara, ariko twavuga ko ari ikibazo umubiri ugira bitewe n'uko insoro zitukura zabaye nkeya mu maraso, kandi izi nsoro zitukura zibamo hemoglobin nayo ikaba igizwe n'ubutare. Ubu butare nibwo bujyana umwuka wa oxygen buwukura mu bihaha bukawukwirakwiza mu mubiri wose. Bisobanuye ko kubura insoro zitukura bigira ingaruka no ku itembera rya oxygen mu mubiri. Ubusanzwe umubare w'insoro zitukura urahinduka bitewe n'imyaka, igitsina, ubwoko, urugero kuba uri umwirabura cyangwa kuba uri umuzungu. Mu gupima bagendeye ku bwoko bwawe, igitsina n'imyaka ufite, niho bavuga bati ufite ikibazo cy'amaraso make. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ibitera umuntu kugira amaraso make. Kugira amaraso make birimo ibice bigera kuri 400 binyuranye, ariko impamvu nyamukuru zibitera ni 3 nk'uko tugiye kubibona. Mu mpamvu nyamukuru muzitera umuntu kugira amaraso make, iya mbere ni ugutakaza amaraso. Nituvuga gutakaza amaraso, wumve kuba wari uyafite nyuma akaza kugabanuka, ariko ibi nabyo birimo ibice bibiri. Igice cya mbere muri ubu buryo hazamo gutakaza amaraso by'ako kanya cyangwa ibidahoraho, nko gukora impanuka ukava cyane, cyangwa kubagwa ugatakaza amaraso ndetse no kubyara. Mu gice cya kabiri ho twabyita ibya karande, aho biterwa n'ibisebe mu gifu, cyangwa ukaba ufite kanseri, kimwe n'abakobwa bajya mu mihango bakava cyane. Mu mpamvu nyamukuru muzitera umuntu kugira amaraso make, iya kabiri ni ugukorwa kw'insoro zitukura zidahagije. Ibi ni cya gihe umubiri wawe utabasha kugeza ku bipimo byemewe mu nsoro zitukura, ku buryo ahanini biterwa no kurya ifunguro ridakungahaye ku butabire, kuko nibwo soko ya mbere yo kugira insoro zitukura zihagije. Ku ruhande rumwe ibi bireba cyane abantu bahagarika kurya inyama ariko ntibamenye ibyo bagomba kuzisimbuza. Ku rundi ruhande kandi, ikindi kibitera ni kanseri y'amaraso, indwara ya leukemia. Ibi byombi bituma umubiri wawe ukora insoro zera nyinshi, bityo gukora insoro zitukura bikagabanuka. Mu mpamvu nyamukuru muzitera umuntu kugira amaraso make, iya gatatu ni ukwangirika kw'insoro zitukura. Ubusanzwe insoro zitukura zigira uburambe bw'iminsi 120 mu maraso atembera mu mubiri, ariko zishobora kwangirika cyangwa zigapfa nyamara iyi minsi itageze. Ibi ahanini biterwa n'uko hari igihe mu kwibeshya abasirikare b'umubiri babona izi nsoro nk'umwanzi winjiye mu maraso, bityo bakazicwanyaguza. Reka dukomeze ikiganiro tureba ibintu biranga kubura amaraso mu mubiri. Akenshi kubura amaraso birangwa n'umunaniro uhoraho, by'umwihariko bikagendana n'isereri, gusa si ibyo gusa. Ibindi bimenyetso biranga kubura amaraso mu mubiri birimo kuba uruhu ruhindura ibara rukijima, kuba umutima uteragura cyane, kuba uhumeka insigane, kuba uribwa mu gatuza, kuba ubabara umutwe ndetse no kugira ikizungera. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo kugira amaraso make mu mubiri bisuzumwa kwa muganga. Ubusanzwe mu gusuzuma abaganga bagufata amaraso yo mu mitsi, noneho hagakorwa ikizamini kizwi nka CBC, Complete Blood Count. Icyo gihe bareba umubare w'insoro zitukura kujyanye n'ibipimo wemerewe. Ku rundi ruhande kandi banapima izindi nsoro hamwe n'ibindi bigize amaraso byose, kuko bishobora no kwerekana niba urwaye impyiko cyangwa kanseri y'amaraso.
reka dukomereze ikiganiro ku buryo kugira amaraso make mu mubiri bivurwa. Nk'uko twabibonye mu ntangiriro z'ikiganiro, kubura amaraso biterwa n'uko mu maraso harimo insoro zitukura nkeya. Ngira ngo birumvikana ko umuti wa mbere ni ukurya ifunguro ryongereza insoro mu maraso. Ku rundi ruhande ariko hari n'igihe kuri iyi ngingo umurwayi asabwa kongera ku ifunguro rye imboga mbisi, imbuto n'inyama, cyane cyane y'umwijima. Tubonereho tubibutse ko imboga n'imbuto bizakongerera cyane ubutare hamwe na vitamine B9, noneho inyama zikakongerera ubutare hamwe na vitamine B12. Ubutare, vitamine B9 na vitamine B12 nibyo biza ku isonga mu kongera insoro zitukura, bityo bigafasha umuntu ufite ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri. Mu bimera twavuga ibishyimbo, ibinyampeke nk'umuceri n'ingano bigifite kagahu, twavuga kandi beterave, soya na tofu, apriko, ibinyomoro, amacunga, isombe n'imboga muri rusange. Ku rundi ruhande, mu matungo yo afasha umuntu ufite ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri harimo amagi, inyama ndetse n'ifi. Ibyo ni bimwe mu biribwa byagufasha guhangana no kugira amaraso make. Mu gihe muganga abonye ko urembye, niho azakwandikira imiti ifasha umubiri gukora vuba insoro zitukura nyinshi, ndetse kandi azanaguha imiti ivura ubundi burwayi mu gihe biboneka ko biri guturuka ku ndwara runaka. Muri iyi miti ifasha umuntu ufite ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri harimo ibinini bya multivitamin, totema, fefol, folsefol ndetse n'indi mu mazina anyuranye. Iyi miti akenshi iba ari uruvange rwa vitamine B9, vitamine B12 ndetse n'ubutare byose hamwe cyangwa bibiri icyarimwe. Ku rundi ruhande nanone, rimwe na rimwe ushobora guterwa amaraso kugira ngo bongere igipimo cy'insoro zitukura muri wowe. Mu gihe amagufa yawe adafite umusokoro ukora neza kuko niwo ukorerwamo insoro zose, icyo gihe abaganga bashobora kuwusimbuza undi, ariko ibi ntibikunda kubaho. Icy'ingenzi ni uko muri rusange guhindura imirire ukibanda ku byongera amaraso niwo muti mwiza udafite ingaruka kandi wongera amaraso by'umwihariko, bikanagirira kandi kamaro umubiri wawe. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.